Ikaze nanone rero mbahaye ikaze karibu mbahaye ikaze kuri Rwanda Jeremy Muhirwa. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku rugendo uzinduko Sarkozy yakoreye mu Rwanda muri 2010 uko rwakatije u Rwanda ikona rikomeye na n'ubu rikigeretse. Ese niki cyahagurukiye Sarkozy ngave mu Faransa aze mu Rwanda? Uzi ibibazo byari biri hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Ubufaransa bwanga kwemera uruhare rwagize muri jenoside yakorewe Abatutsi. U Rwanda narwo ruvuga ruti turabirukana. Baje kuza mu Rwanda, baje kumvikana byagenze gute. Turakomeza duce ku mayange tuvuge ibya Judy River nawe umaze iminsi yandika ibitabo avuga hirya no hino. Sharonana nawe ibyo avuga, ese arahembwa? Niba bafite ibyo bavuga, ese kuki ira jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda batayemera? Tuvuge kuri Mark Trevidick, tuvuge kuri Bruguiere gatoya. Noneho turebe nuko abazungu bakanda iburyo n'ibumoso, yaba Abahutu n'Abatutsi barakanda noneho kugira ngo bashyire hamwe byanze bikunze inyungari zabo. Wibuka ko ibyo byose tubivuga kubera ko nanditse kino gitabo uko ijuru ryageje mu Rwanda mu mwaka wa 1994 jenoside yakorewe Abatutsi, kandi abantu bose baravugaga ngo bemeraga Imana hagati ya 90 na 95%. Kirya gihe byagenze gute kugira ngo birare muri bagenzi babo babivune nkuko abarundi babivuga, babashaka kubarimbura? Byagenze gute, byatewe n'iki? Tutangire rero kuri urugendo rwa Sarkozy yakoreye mu Rwanda. Mbona ngewe ari ikosa rikomeye kugira ngo u Rwanda n'Ubufaransa byongere byunga umubano. Ubufaransa bwaranze kwemera ko bwafashije muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ibi rero kugira ngo kuri kujye hanze, uruhande rumwe rugomba kubanza kumenya uko byagenze. Ibyo ba Judy River, ba Sharonana bavuga byose noneho bikaza nyuma bamaze kwemera jenoside yakorewe Abatutsi uko byagenze, kuko byabaye ku manywa y'ihangu. Kubera iki rero abazungu bafite amacenga akomeye cyane ku buryo bategereza imyaka 10-15. Urabona urugendo rwa Sarkozy rwabaye muri 2010, hashize imyaka 15 nibwo ibibazo byongeye gutera hejuru, nibwo byongeye gutangira. Nuvuga ngo abazungu barabara ya myaka 10-15 bagakora akantu kazakora muri iyo myaka 10-15. Niyo mpamvu tugomba kumenya, niyo mpamvu kandi nakubwiraga biriya bintu bya Infantino yaje mu by'imipira uko byagenze. Noneho bagafata indi myaka 20-30 bagavanaho ubutegetsi bashyizeho, cyangwa se bagateza imyivumbagatanyo mu gihugu runaka, abaturage akaba aribo bivaniraho abayobozi babo. Muri uru rugendo rwa Sarkozy rero ruba nari mu Rwanda, narurebye live, narubonye live, ndibukaho narindi uko byagenze. Sarkozy aza ariko none cyatangaje cyanyeretse ko bahagurutse baje kurangiza kira kibazo, kuko u Rwanda rwabotse kitutu. Bure u Rwanda rwakagombye kuba rwarakomeje gahunda rwari ruriho, rukanga kwemerwa n'Abafaransa kugira ngo bemere uruhare bagize muri jenoside yakorewe Abatutsi. Byari bikomeye, birashyushye, byari bishyushye, urabyibuka neza. Noneho Ubufaransa bwararebye baravuga buti bino bintu birakomeye. Kuba bikomeye rero barapanze, bashyiraho Bruguiere, bashyiraho Mark Trevidick, bashyiraho ibiki byose biranga, birananirana. Niyo mpamvu bagombye guhagurutsa Sarkozy baramuzana, noneho kugira ngo bamuzane aze yigize nyoni nyinshi nkuko tujye kubireba, tujye gusobanura utwo duce twose. Noneho mbereka amayeri y'abazungu, kuntu abazungu bapanga ibintu imyaka n'imyaka 10-15 abandi bakibere mu byo gutukana. Reka rero twinjire muri izo video, niturangiza tujye muzaba Judy River, tujye muzaba Sharonana, turebe gato uko ibintu bigomba kumera nuko byagenze. Kuki biriya bintu uko ijuru ryageje mu Rwanda mu mwaka wa 1994 jenoside yakorewe Abatutsi, Abafaransa banze kubyemeza, bavuze ko ngo habaye amakosa akomeye cyane nkuko tugiye kubyumva. Sarkozy abyivugira ubwe ko habaye amakosa akomeye cyane, ntibasaba imbabazi ngo berure, ntibabyemera. Ririya niho havuye ipfundo ry'ibibazo u Rwanda rufite uyu munsi. Ririya kontu Ubufaransa bwaje bukagaruka mu Rwanda, uko byagenze ni ikibazo cyatangiriye. Reka twinjiremo rero ntabatindiye, banzu kandi like kugira ngo ubu butumwa bugere ku bantu benshi cyane, noneho abantu batangire bagira inyurabwenge izamuye. Pana babandi baba bari hasi naberetse bya bishushanyo by'inyurabwenge, byibuze muzamuke mugere hano, kuko umaze kugira inyurabwenge iri hano ntiwatinyuka guhemukira mugenzi wawe. Niba ugihemuka, niba ukigira amashyari, niba ukigambana, nuvanga inyurabwenge yawe nta nubwira ava kuri zero. Tutangire rero twinjiramo muri aya video, mbereke uko ibintu bimeze. Burya utazi ahahise hawe ntumenye ejo hazaza. Iki gitabo cyandika nakizimo ako kantu, hari akantu kizimo kavuga ngo time makes sense with time. Ni ukuvuga ngo igihe
byanze bikunze kigaragaza ukuri, kigaragaza abantu, kigamburuza abantu, kubera ko abantu ntibiga noneho igihe kikabagamburuza. Hari n'akandi kantu nashyizemo kavuga ngo iyo utazi ejo hawe hashize ntumenye ejo hawe hazaza. Noneho abacaga kino gitabo babivanyemo, bamaze kubivanaho ndabibona, ndababwira nti kuki mwabivanyemo, kubera iki? Urabibona, ni ukuvuga ngo ya myaka 10-15 ishize Sarkozy aje mu Rwanda, urumva iyo umenye icyo gihe icyari kimuzanye ko byari bimeze, uyu munsi ntago wari kuba uhura n'ibibazo abazungu baduteza. Reka twinjiremo n'abatindiye turebe noneho ingingo ku ngingo, noneho mbasobanurire uko ibintu byari biteye. Is that they will be willing to help, but it is important that those they help should take full responsibility for their problems and not always look at the past and be trapped there and think that even though historically people might have had responsibility in some of the problems, they will always be at the forefront in terms of dealing with the problems. Kano gace tumaze kureba rero aho Sarkozy ari guca hari ahantu yaranditse amagambo, niba ari discours, niba ari amagambo yaranditseho, byanyeretse ko bira bintu ari ubwishonguzi bukomeye cyane. Yatweretse nkaho aturangije nk'abanyarwanda gufata discours uri kugiraho ugacagagura, ugaca imbere y'umukuru w'ikindi gihugu waje kureba imbere y'abantu y'itangazamakuru kuriya, arangiza akabishyira hasi kuriya. Byanyeretse ko ari agasuzuguro gakomeye cyane. Ndabyibuka reaction nakoze nagize ndi mu Rwanda bibonye, neza mvuga ati abantu ntago badufata nkaho tuzi ubwenge. Bira bintu umuntu utazi gusoma ibintu by'imyitwarire cyangwa se by'amajeste umuntu abakora ntago wabisobanukirwa. Hariya ni nkaho yerekanye ko ikibazo cyanyu cy'u Rwanda n'Ufaransa ndabarangije, kandi ko byagenze baragarutse bagaruka mu Rwanda, kandi ubundi tutaragombye kuzura umubano nabo batabanje kwemera genocide bakoreye bafashije mu gukora mu Rwanda. Byanze bikunze bagombaga kubyemera, noneho ibindi bikaza nyuma, bakazatanga impuzamarira, bagashyira ibintu byinshi cyane ku murongo. Ariko reba uko yaje agahita aca rwa rupapuro imbere y'abantu bangana kuri. This is very important, and not to always or perpetually blame our problems on other people. We should not be making our problems a responsibility of others. We should take full responsibility for our problems and then seek to be supported in dealing with our problems. And I think in that case, with the countries you've mentioned, much as France, I fully understand they want to be very helpful in supporting good progress in those places. But I think it is a wrong way to treat the problem. If you want to look at France as part of the problem constantly rather than part of the solution that they can be, and then encourage the African countries to take full responsibility for their problems. I think this is the best way to look at it, and that's where we come from ourselves here in Rwanda. And I think I'm sure the new understanding with European leaders, and particularly President Sarkozy. Hano rero Perezida w'u Rwanda aravuga ngo ibibazo byacu by'Abanyafurika ntabwo tugomba kwirirwa tubyikoreza Abanyaburayi, ngo tubikoreze iteka rero babyikorera. No, ahubwo nk'Ufaransa ntitugomba kubufata nk'ikibazo, tugomba kubafata nkaho barimo ibisubizo nabo. Hano wibuke kiriya gihe byari bishyushye u Rwanda n'Ufaransa baterana amagambo kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Nuvuga ibi ngibi byo kuvuga yuko ngo Ufaransa ari igisubizo batari ikibazo, byahise bihingufa Abafaransa ku buryo babonye ko ibyo bagirizwaga, ibyo bashinjwaga byabavuyeho. Ikimenyimenyi ni kihe? Reka uzurebe ibyakurikiyeho. Ariho hahandi Sarkozy yahise aca rupapuro nkuko nabanje kubishyira imbere kugira ngo banze birebe, ariko nicyo cyateye Sarkozy guhita aca rwa rupapuro kugira ngo atwereka akageni uko abazungu ko badufata badusuzugura. Uretse uzurebe is that they will be willing to help, but it is important that those they help should take full responsibility for their problems and not always look at the past and be trapped there and think that even though historically people might have had responsibility in some of the problems, they will always be at the forefront in terms of dealing with the problems. Hano rero Perezida w'u Rwanda aragira ati
nta gukomeza kwizirika ku bibazo byabayeho kera. Hari ubwo abantu bashobora kuba baragize ibibazo mu bintu bya kera, ariko turebe ukuntu twatera intambwe tujya imbere. Amaze kuvuga aya magambo, nibwo Sarkozy yahise afata za mpapuro arazica. Ibintu bisubiramo nanone ku bantu bazi gusoma imyitwarire y'abantu, biriya bintu byo guca urupapuro byahise bishimangira ko ikibazo cy'u Rwanda n'Ubufaransa acagaguye agiciye, ko kirangiriye hariya. Ibintu byose twashinjaga Ubufaransa byose ko birangiye, ngiye niko nabifashe kandi ko mbibonana n'ubu. Niyo mpamvu ubona Sarkozy yahise afata urupapuro ararucagagura imbere y'abantu bose. Nicyo kintu cyari ku mutima we, ku bantu bazi gusoma ibintu by'umutima, bazi gusoma amarangamutima n'ibintu byose. Noneho icyandangije kiniteye agahinda, urabona ukuntu ahita amwenyura, kariya kamwenyuro agira, sinzi umuntu yamwenyuriraga mu bantu bari imbere hariya bo mu muzungu mwe wabo bazanye. Ibyo ari byose byerekana ko ari amasiri baziranyeho, ko bajya goroka barabanje barabipanga, noneho kuzanga bice hariya. Nubwo bitagaragara yuko ku bantu batazi kubisoma ibyo ari byo, ni icyayi nyine bigaragara nk'aho ku bantu batabizi ko aciye nyine igipapuro cye yari gukoreraho bisanzwe, ariko mu yindi sense, mu bundi buryo bisobanuye ko ari ikibazo cy'u Rwanda n'Ubufaransa yarangirije hariya aca biriya bipapuro. Et ce qui s'est passé ici oblige la communauté internationale, dont la France, à réfléchir à ces erreurs qui l'ont empêché de prévenir et d'arrêter ce crime épouvantable. On en parlait avec le président Kagame. Je sais que pour lui, recevoir le président français, c'est un geste important. Reka ntangire nseka ahantu kabisa. Sarkozy urabona umuryango bw'abazungu ngo umuryango mpuzamahanga ngo harimo n'Ubufaransa kuba bataraje guhagarika amarorerwa yaberaga ahantu n'akabarore n'ubugesera, ahita twenga burya aratwenga, ubona akantu k'uburyarya atwenga. Noneho mu kurangiza umva abazungu kuno dufata ngo ndabizi neza ko perezida wanyu ngo yishimiye kuba perezida w'Ubufaransa, ngo ndi hano. Urumva ukuntu dusuzugura ngo Ubufaransa se bwari kuza gukemura ikibazo gute kandi aribwo bwafashaga mu kurimbura abantu. Vana amarangamutima aho ngaho, urebe ukuntu byari bimeze, urebe ukuntu Abafaransa bari bameze, kuko abandi bafite urundi ruhande ibyo bavuga, wenda bavanyweho ubutegetsi bafite ibyo bavuga, ariko ngiye hano ndasobanura ibintu mpagazeho bigendanye n'ijambo ry'Uwiteka, kuko niba udakunda ukuri ntabwo ushobora gutanga ukuri. Shaka ukuri, sangiza abantu ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntabwo uzabona Imana na gato. Urumva ibyo Sarkozy avuga? Reka tuze dukomeze twumve, noneho tuze kwanzura turebe. J'ai d'ailleurs dit au président Kagame combien je trouvais courageux et utile les nouvelles relations entre la RDC, le président Kabila, et lui. Il se trouve, je ne veux pas révéler de secret, mais quand je le disais au président Kagame, il m'a dit « c'est amusant, vous me dites, parce que j'ai eu hier encore le président Kabila au téléphone. Tout ce qui fait qu'il parle, qu'il se concerte, qu'il s'organise, la France le soutient, mais c'est pas à la France de leur dire comment ils vont faire la paix, comment le meilleur partage des richesses se fera. C'est un travail ensemble qu'on engage. Et moi, je suis fier que le président Kagame accepte notre invitation. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très difficile de dire qu'on fait confiance à quelqu'un et qu'on n'en tire pas la conclusion qui est bienvenue. Puis un mot sur la francophonie, tout ce sur quoi vous aimez beaucoup écrire, le précaré. Comment dites-vous la France-Afrique, c'est un sujet pour vous. Mais tout ça a beaucoup changé. Je respecte votre compétence sur l'Afrique, mais regardez l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui. Hano Sarkozy arakomeza agira ati, navuganye na perezida w'u Rwanda ambwira ko bamaze iminsi bavugana na Kabila, icyo gihe hariho Kabila, ko bari gushaka ukuntu bakemura ibibazo byabo, ariko twebwe nk'abazungu ntabwo twaza kubereka uko bagabana ubutunzi, ibibazo byabo ko babirangiza. Ntabwo ariko bimeze. Ibintu byarahindutse. Abwira umunyamakuru waramubaje ikibazo ko adakemanga ubumenyi bwe afite mu bintu bya Afurika, ariko ko ibintu ngo byarahindutse. Aba bantu rero ni ukuvuga ngo yanashyizemo akantu avuga ko udashobora kwizera umuntu wari wese, mushobora kuganira ibintu ariko nta bwizerane bushobora kubaho. Umuzungu akubwirira aho ngaho, urabona ibyo bintu byose
yabishyize hanze byose akabivuga, nta bwizerane bushobora kubaho. Dushobora kumvikana tukajya inama ku bintu, ariko nakwizera nte? Ntabwo bakwizera, ntibizerana. Umuzungu ntashobora kukwizera ku kintu atabona wamukoreye. Urumva ko ako kantu agashyiramo kavuga nubwo muri kumvikana mukareba ukuntu muzasaranganya ibintu, twebwe ntabwo tuzaza kubategeka ukuntu musangira ubutunzi n'ibyo byose. Urumva ari kudomaho nyine ko ari ubutunzi Kongo, Kabila n'u Rwanda, noneho ko atagomba kugirira abantu icyizere. Ni ukuvuga ngo umuzungu nta cyizere kugira, natwe nta cyizere tugomba kubagirira. Urumva ko badukoreye izo bwonko turi ahantu kure. Umva akazi gahita bikubwira kakadomaho nk'ako kantu benshi batareba rero ntibamenye ibyo ari kuvuga. Il n'y a plus de précaré, et c'est très bien ainsi. Il n'y a pas de relation exclusive, qu'a dit le président Kagame. Je suis rwandais, et ce qui compte, je veux être ami avec les Français, avoir un partenariat avec eux, mais je veux également pouvoir parler avec les anglo-saxons. Mais il a raison. Mais si nous-mêmes, nous avions à diriger le Rwanda, c'est ce qu'on essaierait de faire. Si être ami, c'est s'interdire de parler à tous les autres, alors on n'est pas amis. Sauf à imaginer que la France peut à elle seule porter 1 milliard d'Africains. C'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Ça, c'est ce qu'on voyait après la colonisation. On est dans une autre idée. Que veut le président Kagame? Le développement du Rwanda. Et serait-il vraiment impossible d'imaginer qu'on est au sommet, dans un sommet de la France-Afrique, et en même temps qu'on ait de bons rapports avec le Commonwealth ou les Anglais? Mais c'est l'inverse. Je vous rappelle que le Royaume-Uni et nous sommes en Europe. Hein. C'est-à-dire que je devrais reprocher au président Kagame de faire ce que nous faisons. À ma connaissance, la Grande-Bretagne et nous sommes unis. Nous sommes amis. Tant mieux que tous ensemble, et j'irai même plus loin, que les États-Unis, que la Grande-Bretagne, que les grandes démocraties du monde aident l'Afrique à se développer, mais c'est notre intérêt. Bon, c'est peut-être ça la rupture, dans le fond. Hano Sarkozy arangiza asoza avuga ati nanjye mbaye perezida w'u Rwanda narengera inyungu z'abanyarwanda, niko natwe tumeze mu Burayi. Burya ngo mubibona twebwe abafaransa n'abongereza turi inshuti, mwibuka ko turi mu Burayi, yaba n'abanyamerika, ibyo dukora byose twebwe turi inshuti. Niyo mpamvu u Rwanda narwo rushakira ko abaturage babo bagira umunezero, bagira ibintu byiza. Ari nayo mpamvu twebwe ibyo dukora byose, yaba abongereza turi inshuti, yaba abanyamerika, twese ibyo dukora byose ni inyungu zacu. Urumva ahise bikubwira ako kantu, ni inyungu zacu tuba dukorera. Niho n'ikibazo kiri rero, nibyo akubwira inyungu. Umuzungu inyungu niyo ashyira imbere. Urumva ko Sarkozy yagiye hirya ajya hino, avuga ko buryo bwo tubona abafaransa n'abongereza tubona kuriya ntacyo bapfa, bari kumwe n'abanyamerika bose bari hamwe. Urumva ko arabikubwira, umuzungu akubwira ibintu gutyo ntusobanukirwe, noneho yaragize akubwira ati biriya bintu byose ubona biri kuba ni inyungu zacu. Nguko rero uko urugendo rwa Sarkozy rwakoresha u Rwanda zunguruka, none uyu munsi ukabonaho ibintu bigeze. Uyu munsi rero wakibaza uti Macron nani bagenda perezida w'Ubufaransa uko yitwa ubu ngubu, kuko nta kigaragara, nta umenya hari. Noneho Macron ku cyacecetse. Urabona mu myaka yashize abazungu bafite imipango, bafite imitego. Macron yagize inshuti y'u Rwanda cyane. Urumva ko ikibazo cy'u Rwanda na Kongo ntashobora kukizamo, kandi yari inshuti y'u Rwanda, yerekana ko inshuti y'u Rwanda. Noneho n'ikibazo cyari gihari, urumva ko kitakibyuka, yaracecetse. Noneho kuba acecetse ni ukuvuga ngo abazungu bagomba gutegereza akavaho hakaza undi noneho uzongera kudumbanya ibintu. Ariyo mpamvu bo ziriya manda ahubwo nanjye nabitekereje zimara igihe gito, imyaka n'imyaka 5, bakavaho hakazaho undi ukora izindi gahunda, cyane cyane dufatira ku banyamerika. Hazaho umwe agakora akaduvayo, hagati hazaho undi akigira umutabazi, babandi bakorewe ibibi bakabyibagirwa bwangu, kuko babibuka ko hari uwabibakweye mubi wagiye, hagati haza undi yigize umunyamahoro, nuko bahora bazunguruka bakatwifatira. Mu kwanzura rero kuri runo rugendo rwa Sarkozy mu Rwanda muri 2010, imyaka 15 yashize, abazungu niko bakora, bafata igihe, babara igihe, ibihe birebire imbere, noneho twege bakaturebera mu bihe by'inyuma, mu gihe tukiri mu kuryana, mu gutukana, mu kwandika ibintu bidafite agaciro. Ngaho reba bino bintu bya Sarkozy bimaze imyaka 15, nibyo biri gushyira ibintu mu buryo uyu munsi nyuma y'imyaka 15. Umubwira uti u Rwanda n'Ubufaransa byari byarakagombye gusubukura umubano,
kuri ngewe ni oya, bataremera ruriya ruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi, uko ijuru ryagije mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane jenoside yakorewe abatutsi. ari nayo mpamvu kino gitabo ngihabwa, u Rwanda rwabaye nk'ikiraro gicitse jenoside ikorwa kuva 19 7 3 94, ikiraro gicika cyane, u Rwanda rugacika, noneho ruba ikiraro none cyo kwambukira muri Kongo. Hano urebe nashyize amadarapo abiri, amabendera abiri, iry'Ubufaransa n'iry'Abanyamerika, ko bizarangira aribo bagarutse basubiye muri Kongo. Urumva twege twaramaranye, abatutsi barapfa, noneho abazungu bagaruka bajya muri Kongo barambuka, none dore uyu munsi niko birangiye bigenze. Urabona ko abazungu ibintu byabo byose biba biri ku mubare. Katuze twinjire rero mu byo ba Judy River bavuga, ba Sharon, noneho twanzure, ariko ndabivugaho gato kuko mbona ari ibintu bavuga wagira ngo ahari barabihemberwa, bashobora kuba babihemberwa simbizi, ariko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 iba, abantu bose bareba bariya abantu ibyo bandikaho nuko bivuga nuko bashaka kuzabihindura. Imana nuko natwe twabyanditse, wibuke kino gitabo gifite page 600 ujuza ndabisobanura kuri channel, urebe n'izindi video zikurikira, none urebe uko mbisobanura nk'umuntu wabibayemo, wari uhari, wabirokotse, uko byagenze kuva mu myaka y'1800, ntacyo duciye inyuma. Nubwo tuvuga kuri jenoside yakorewe abatutsi rero twibandaho, ibindi nabyo byabaye nyuma wenda bishobora kuganirwa mu buryo bwa nyabwo igihe nyacyo, ariko iriya jenoside n'Abafaransa urari bagizemo bimanje gukemuka. Reka dukomeze rero twumva ibyo Judy River avuga, ariko ibi byose ni ingaruka zo kutiyandikira amateka. Iyo ubirebye neza ugatekereza ukareba uko abivuga atarabibayemo, ubona ko nta connection ihari, nta connectinga n'ibintu ko byabaye mu 1994. Ni ibintu yagiye yumva, ibintu yagiye asoma akareba, ntabwo connectinga nk'umuntu wari uhari. Kubera iki? Urumva avugamo ibintu yakoreye research, akavugamo byinshi, ibyo yamenye, ibyo yabwiwe, ibyo avuga byose afite. Ngiye numva bizakimurwa n'inkiko, ibyo bizajya mu nkiko, ariko ahantu ngiye mubonera atera agaciro k'ibyo avuga nuko avuga ngo mu 1994 ngo Abahutu n'Abatutsi bose barahigwaga kandi bose baricanye. Ntago avuga ko hari jenoside yabayeho y'Abatutsi, aravuga ko iyo jenoside y'Abatutsi ngitabaye, ngo ahubwo ngo ubwoko bwombi bwaricanye bigwa amahwi. Ariho hahandi ntera iteka avuga ngo abantu kubera gupfobya bashaka kugira match niye, aribyo bashaka, wenda bizaza nyuma bajya mu nkiko nibakora ibyo bakora, bashaka kubigira amahwi, nibyo bashaka, nibyo bagamije. Classify these crimes as a possible genocide. After Congo, I crossed over on foot into Rwanda and interviewed more Hutu survivors who had just come home. I essentially asked them two questions, the same questions I had asked Rwandans in Congo. Why did you flee Rwanda in the first place in 1994? And decide to stay in Congolese refugee camps, enduring brutal conditions, instead of going home, where Paul Kagame had reportedly stopped the genocide in 1994, stopped the violence, and was restoring peace and prosperity to Rwanda. These Hutu survivors told me, one after the other, that in fact, Paul Kagame's Tutsi army had slaughtered Hutus during the genocide. Their relatives had been massacred. They were afraid of Kagame's army. They also told me that many Hutus who returned from Congo to Rwanda were disappearing. This was astounding to me. Remember, these were early days. I'd never heard these stories before, but I knew that I had to keep researching this story. These interviews were very dangerous to do inside Rwanda, but I realized that the official genocide narrative of one category of perpetrator, one category of victim, was a sham, and that Kagame was no savior. I have since spent almost 30 years of my life investigating
the crimes that Kagame's forces committed before, during, and after the genocide. I've interviewed hundreds of victims, witnesses, defectors from Kagame's own army, UN officials, and whistleblowers. And one of those whistleblowers leaked to me a confidential UN document which revealed that Kagame's Tutsi commandos actually slaughtered Tutsis during the genocide. These were false flags, staged operations. This evidence and other types of evidence like this completely disrupted established doctrine of the Rwandan genocide. My research reveals that both Hutus and Tutsis were victims of genocide in 1994, and both groups were perpetrators. What's more, powerful insiders at the United Nations. ariko nk'umuntu wari mu Rwanda ufate nk'urugero abantu bogeza Judy River bamwogeza bakamwogeza kuvuga ngo yakoze ibintu bitangaza. Ni iki navanye muri ibi bintu? Ejo bundi nibwo nabonye ibintu ari kuvugira Oslo muri Norvège. Mbere ntabwo namwitagaho, ntabwo nari byari byo, naramwumvaga ariko simenye ibyo avuga. Nibo nafuje umwanya mvuga atari kwa kumva gato mwumva ibintu avuga ibyo ari byo n'ibiki. Nakuyemo iki? Hari ibintu afite biri ku mpande zombi, noneho we akabihuza ariko afite inyungu z'abazungu. Naje gusobanukirwa ko uyu mugore ashobora kuba ari top secret service agent, noneho akaba akorera service de renseignement yo mu gihugu runaka gikomeye, kugira ngo nyuma noneho bazahindura ibya jenoside mu Rwanda bemawe. Ubona bihura na biriya by'Abafaransa n'Abanyamerika n'Abakanada bakaba bashobora kuba bari hamwe bose, noneho uyu mugore akaba ariwe basunitse kugira ngo abipushinge, noneho namara kubipushinga bahuze n'iby'Abafaransa, bahuze hose, noneho iriya jenoside y'Abatutsi mu Rwanda bayigire ubusa, kubera ko wumve ibintu avuga. Nta ushobora kuba warumvise ko jenoside yakorewe Abatutsi yabayeho. Iki gitabo nacyanditse 2014 uko ijuru ryagejeje mu Rwanda mu mwaka w'1994, jenoside yakorewe Abatutsi, n'abandi benshi banditse usibye ko batanditse bihagije. Noneho Judy River aze afate iyambe ashaka gusobanurira mu by'Abanyarwanda, avuga ngo muri 1994 Abahutu n'Abatutsi bose barahiganaga, barahigwaga. Ibyo avuga byose bihita bita agaciro kubera iriya jenoside. Ari nabyo ubona byakoze kuri Charles Onana, nk'uko tugiye kubireba. We mu Bufaransa, urukiko rwo mu Bufaransa rwamuhamije yuko apfobye jenoside, kuko Charles Onana hano we namumenye mbere, ariko nese nakumva ibye mwandikaho mu gitabo, nandikaho ko apfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Yarabipfobyaga, nubwo we ubona yibanda cyane ku by'indege iriya yarimo Habyarimana na Ntaryamira. Iyo aza kuguma kuri iyo ndege ntazi gukora kuri jenoside, kuko Sharon anavuga ko nawe jenoside yakorewe Abatutsi itabaye, akabihakana. Urumva ko we na Judy River bunga muri barungana, barahuza, ariko it's a very dangerous game. Iriya jenoside yabayeho abantu bari mu Rwanda bahari, amalista arakorwa, ibintu byose birakorwa. Ni ukuvuga ngo bivuze iki? Ikintu navanyemo yaba ari Charles Onana, Sharon na Judy River barahembwa, babonamo indamu muri bari bavuga. Yes, hari ibyo bashobora kuba bafite bavuga, bashobora kujyana mu nkiko bakaba bavuga ngo birakemurwa n'inkiko. Yenemera ko buri muntu wese iyo icyaha kitaramuhama 100%, inkiko ari muri bihugu bya hanze bivuga ko umuntu aba akiri umwere. Ibi bihugu niko bimeze. Ntushobora guhita ushinja umuntu ikintu ngo umushyireho urukiko rutabikemuye. Ariko ngiye none tuvuge ku byo twumva byabaye. Agace nibandaho ngiye byo nanditse cyane ku bya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, uko ijuru ryagejeje mu Rwanda umwaka wa 1994. Hariya hantu Charles Onana na Judy River bahakana ko jenoside itakorewe Abatutsi nicyo gisasu biturikirizaho. Kubera iki? Urabona ko ni nabyo byagonze Charles Onana. Sinani nabonye ko apara kumukatira ko bamushinje byamuhamye ngo agiye kujya kuburana akajurira. French Cameroonian journalist Charles Onana and his publisher have been convicted in France for denying the Rwandan genocide against the Tutsi population.
Following the release of his book in 2019, survivor associations have denounced passages as being dismissive, a claim Onana has rejected during his trial in Paris last October. Aurélie Coumont went to the court. Oui, je suis bien sûr très satisfait de cette condamnation. I am of course very pleased with this sentencing. For one main reason, the court's decisions recognize that Mr. Onana's statements are indeed denialist, as they call into question the very existence of an indisputable genocide. D'un incontestable génocide. Nous sommes extrêmement déçus. We're extremely disappointed by this decision. It doesn't seem to correspond to the reality of what's in the book. Monsieur Onana has already lodged an appeal. The court can now decide what to do with this work. Reactions to Onana's conviction have been numerous in Rwanda. agiye kujurira urumva ko byo bombi niyo bavuga ko abahutu n'abatutsi bicanye nkuko byavuzwe birano byo mu Rwanda harimo ikibazo gikomeye cyane kuko abantu bafite aho bahuriye nabyo bose bumva ko bano bantu babiri ari intwari k'ibyo bavuga ukuri, ariko mu by'ukuri ntabwo kuri kuzagaragara mu Rwanda n'ubwumvikane burambye era jenoside itabanje gukemuka. Narabikubwiye byanze bikunze bizakomeza bigenda gutyo kugeza wenda Kristo agarutse ntuzabikemura. Aho bibera danje ni herero nuko babihakana kandi babikora babizi. Niba banze bemeza iyo jenoside uko byagenze abo yakorewe, noneho bajye muri izo enquête zabo ngira ngo mbabujije ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gukora enquête cyangwa gukora icyo ashaka, cyane cyane iyo bikora muri bihugu by'abazungu, ariko ukuri abambu ubuzima muri buriya buryo kariya kageni nyuma ya 1994 uko ijuru ryagije mu Rwanda mu 1994 jenoside yakorewe abatutsi, bambu ubuzima ku buryo bukomeye. Ngewe yongeze ku byabaye nyuma ndabivuga nk'abantu bapfuye, ariko byari ingaruka by'ibyo bari bamaze gukora. Ziriya zari ingaruka, kuba zari ingaruka rero noneho ukabifata ukavuga ngo jenoside yakorewe abatutsi ntiyabaye, ukayivanaho, yaba ari Sharon akayivanaho, yaba ari Judy River akayivanaho nawe, ni ukuvuga ngo ikibazo gikomeye cyane mu Banyarwanda. Urumva ko ni kwa kundi nyine abazungu mbona ko ngewe ni gatumwa z'abazungu kugira ngo bazabihindure, noneho nyamara kubihindura Abanyarwanda bazongere baryane kera. Biriya bintu biri very dangerous ku buryo kera nibikomeza kuzamuka gutya abantu baza bigira abavugizi abakoze ama jenoside bakavuga ko abahutu n'abatutsi bicanye atari ko bimeze, ntabwo byagenze. Abantu bose bari bahari, abantu babishyigikira rero babyishimira, bafite ikibazo ku mitima yabo. Nuvuga ngo u Rwanda mu Banyarwanda ntabwo bazi Abanyarwanda, ntabwo bira bintu byageze hanze, ariko ikibazo ikosa ryabaye nge narikubwiye kuba Ubufaransa butarebeye ngo bwemere yuko bwagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. That was a game over. Niyo mpamvu Sarkozy yaciye biriya bipapuro amaze kubica abicamo birangije, bajude biva bahita babyuka, bacarona bahita baza, bacazo onana basharona bahita baza barazamuka, n'abandi benshi batangira gupfobya byatangiye cyane nyuma ya rugendo rwa Sarkozy avuye mu Rwanda, kuko nyine Ufaransa bwanze kwemera n'abandi bamari babo bose banga kwemera nuko byagenze. Nkamubwiye ni rero imyaka 10-23 niko abazungu babara bagakora ibintu, noneho bakanga kubyemera, bamana kwanga kubyemera, bakareba ukuntu bakata ikorosi rikomeye ku buryo kuryivanamo ibiba byoroshye. Urabona rero aho bitugejeje kuba Abafaransa baranze kwemera ko bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, n'izo ngaruka no kutandika amateka abantu bose baza bigira aba expert ku Rwanda, yaba Judy River yaba Chazonana, ibitabo byose byandikwa ku Rwanda baragura bakagurisha bagira gute byuzuyemo ibinyoma cyangwa bize gute, niyo byaba birimo agace kuri, kuko ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo ukuri uko kwaba kumeze kose niyo kwabamo agace k'ikinyoma byanze bikunze byose bitari ibinyoma. Ye ntabwo makana ko abantu batapfuye nyuma, ariko byabaye ingaruka z'ibyo bari bamaze gukora mu Rwanda. Ariyo mpamvu mpora nkubwira ngo ari igini nko kwabaje iki jenoside yarabaye mu Rwanda, imaze kuba ingaruka uko byagenze kubera abantu bangiwe gutaha,
hari ibibazo by'indege yego byagizemo uruhare, ariko iriya jenoside yakozwe abantu bose bagaragara, habona amalisita arakorwa, bimaze gukorwa byose bica abantu, abatutsi barenga miliyoni. Narabikubariye, urebe iyo video nashyizeho, abatutsi bapfuye bagera kuri 1,95,000. urebe uko byagenze, kuza rero ukabihakana byarabaye abanyarwanda bahari utaruhari, ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu bari kugongana n'ayo mategeko, ariko njye nashyigikiye ubwicanyi bwari bwose bwabaye n'ubwabaye nyuma, ariko icyabiteye ni iki? Nuko Uwiteka Imana iravuga ngo iyo igihugu kimenetsemo amaraso, iri muri Bibiliya yawe, kugira ngo icyo gihugu gitungane gikizwe, nuko hongera kumeneka andi maraso. Ibyo bintu rero batasomye ijambo ry'Uwiteka ntabwo babizi. Ibyo byabaye mu Banyarwanda, biraye mu bantu bashaka kubarimbura bakora jenoside kuri abatutsi, ingaruka zabo zirabakurikira muri za Kongo. Nubwo njye ntabyigira ibintu by'ubwicanyi ibi byose, ariko niko byagenze. Kimwe cyabaye nyuma y'ikindi, ntabwo byabereye rimwe, nta malisiti yakorewe icyarimwe. Kimwe cyabaye nyuma y'ikindi, biba ingaruka. Ntabwo rero wahita uvuga ngo birahanagura jenoside kuri abatutsi noneho ubyita ukundi, no. Niyo mpamvu ntabwo bizashoboka, ahubwo biri very dangerous ku buryo bizaca mu Banyarwanda amacakubiri kugeza imyaka n'imyaniko. Ariyo mpamvu nakoze ya video, wanayireba nayo, kugira Abanyarwanda aho n'abatutsi baziyunge bizatwara imyaka 100 byibuze niba bikomeje gutya. Wowe twabanye rero, nkaba ngushimiye, kandi like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, abantu baze mu kuri, tubwizanye ukuri, noneho turebe habaye iki, byagenze gute, noneho twemere ibintu uko byabaye, dusase inzobe, duhuze Abanyarwanda, bumvikane, bongere kwiyunga. Nkaba ngushimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, todahaba, to